Ndagushimiye wowe wahisemo Behind Wars Tales kandi ngwaye ikaze. Umwanya wawe ni ingirakamaro kuri twebwe. Nizere rero ko ugiye kubana natwe muri inkuru twaguteguriye uyu munsi, kandi ndizera ntashidikanya yuko iyi nkuru hari icyo iri buhindure mu ntekerezo zawe cyangwa se iri bugufashe mu buzima bwawe ubamo bwa buri munsi. Niba utarakora subscribe, ndagusaba ko wakanda subscribe ndetse ukareba n'ahantu hari inzogera ugakandaho kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose dushyizeho iyindi nkuru. Reka dutangirane inkuru yacu no muri aka gacyaro kitwa Amugiri. Aka gacyaro bigaragara yuko ari icyaro cyanduye, icyaro kibayemo abantu batishoboye. Dutangirane n'uyu mwana w'umukobwa witwa Glory. Uyu Glory yabaga ahangaha muri aka gacyaro, niho yavukiye ndetse niho yari yarakuriye. Uyu mwana w'umukobwa arafite imyaka 22 y'ubukure. Uyu mwana nubwo yarakiri mutoya, ariko iyo wamwitegerezaga mu maso ye wabonaga yarishwe n'agahinda. Kuva mama we yapfa, imyaka 5 yarishize yose, ntabwo uyu mwana yari yarigize agira amahoro. Yarafite papa witwaga Thomas. Kuva mama we yapfa, Thomas yarahindutse, atangira gusinda, atangira kugira amahane. Nyuma yo kuba umusinzi, yaje gushaka n'undi mugore. Uyu mugore nawe yaje ari ikindi kibazo, nawe yaje ari umugore utari mwiza. Uyu mugore Grace akigera muri rugo, ntago yabaniye neza uyu mwana w'umukobwa Glory. Bamutegeka guteka, bakamutegeka kujya gushakisha inkwi zo guteka, bakamutegeka gukora buri kimwe cyose cyo muri rugo. Iyo yamaraga gukora ibi ngibi byose, ntabyo kurya bamuhaga, yaryamaga atariye. Buri umwanga muri aka gacyaro yabaga mufitiye impuhwe, ariko nta wabashaga kumuvuganira. Nta muntu n'umwe wumvaga yajya imbere ya Thomas ngo agire icyo amubwira, kuko uyu Thomas yarazwiho kuba ari umugabo w'umusinzi ndetse w'umunyamahane muri aka gace. Aha rero hakaba hari umuhungu witwa Harrison. Uyu musore yakoraga ngaha mu cyaro ariko yaraturutse mu mujyi. Uyu musore rero akaba yaramaze igihe kinini akorera uyu mugabo Thomas, akora muri famu ye, amufasha guhinga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko nyuma yo uyu musore amaze gukora, hashize amezi 3 yose Thomas ataramwishyura, yaranze kumwishyura. Uyu musore yajyaga kwishyuza uyu mugabo Thomas, yaramubwiraga ati uzagaruke ejo, ubundi akamubwira ngo uzagaruke ku cyumweru gitaha. Nuko umugoroba umwe Harrison yaje kuri uru rugo rw'uyu mugabo Thomas. Uyu musore yarananiwe ndetse yarafite umujinya mwinshi cyane. Aramubwira ati nyakubahwa, uyu munsi nkeneye amafaranga yanjye. Nuko Thomas arangije azunguza umutwe, areba ku ruhande, amaso yahise ayerekeza kuri wa mwana w'umukobwa Glory. Uyu mwana w'umukobwa ari gukuraho hafi aho hanze, yarananiwe mu by'ukuri. Wa mugabo Thomas arangije araseka. Nuko arangije abaza wa musore ati ese urashaka amafaranga? Umusore aramusubiza ati yego nyakubahwa, nshaka amafaranga. Uyu mubyeyi gito arangije yitegereza uyu musore, yitegereza wa mukobwa, arangije aramubaza ati ese nuko iki utatwara uriya mukobwa aho kugira ngo nguhe amafaranga? Muri ako kanya uyu musore Harrison yumvise atunguwe, aramubwira ati twara uriya mukobwa wanjye. Aho ati uyu mukobwa nta kintu amariye aha ngaha. Muri ako kanya wa mwana w'umukobwa aho yarari aho ngaho abyumvise, yumvise umutima ushenjaguritse. Uyu mwana w'umukobwa arangije ajugunya umwe yari afite hasi, arangije yegera papa we, aramubwira ati papa ndakwinginze wikora ibi bintu. Papa arangije aramubwira ati ziba, ceceka. Aramubwira ati wagombye kwishimira ko hari umuntu ugushaka. Nuko wa mugore nawe yarari aho hafi, arangije araseka akoma mu mashyi, aramubwira ati ni byiza cyane, mutange bamutware. Glory ahangaha yahise apfukama hasi, atangira kurira, atangira gusaba imbabazi, atangira kwinginga papa we ngo atamutanga. Ariko nta muntu n'umwe wari witaye ku by'amarira ye, nta muntu n'umwe wamwumvaga. Harrison wa musore yaramwitegereje, abona uburyo umwana w'umukobwa afite agahinda, ariko yamwitegereza akabona nubwo yari afite agahinda ari kurira, akabona n'umwana w'umukobwa mwiza cyane. Usibye no kuba ari mwiza inyuma, ariko muri we uyu musore Harrison yumvise hari ikintu kimutacinze ku mutima. Ahangaha uyu musore akimwitegereza
yarikije umutima arangije avuga ati ni mwiza cyane umwana w'umukobwa. Nuko Harrison aravuga ati ndamufata ndamutwara. Aho ngaho rero niho ubuzima bw'umukobwa bwahise buhindukira. Nuko n'amarira menshi mu maso, Glory yafashe utwe twose adushyira mu ishashi y'umukara. Nta muntu wamuhobeye, nta wamusengeye, nta wamusezeye. Ubwo rero uyu mwana w'umukobwa avuye aho ngaho yerekeza mu mujyi na wa musore Harrison. Aha ngaho uru rugendo rwo kuva mu gacyaro berekeza mu mujyi rwari urugendo rurerure. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa ntabwo yari azi uko yakwifata. Yari asize urugo yakuriyemo, nubwo atarabayeho neza ariko ntabwo yari azi ahagiye uko agiye kubaho. Nta nubwo yari azi se n'iki kizakurikiraho. Ariko muri we yatangiye gusenga, atangira kuvuga Imana ati Nyagasani umbabarire uno mugabo ntazabe nka papa, ndakwingize Nyagasani uzampa amahoro, ndananiwe muri njyewe. Nuko ubwo bagendaga bari mu rugendo, Harrison nta bintu byinshi cyane yamubwiye. Mu by'ukuri umusore yitegerezaga umwana w'umukobwa, yabonaga ananiwe, yabonaga afite agahinda kenshi, yabonaga ameze nk'umuntu wikoreye ku bitugu bye agahinda kenshi cyane. Nuko rero byaje kugeraho bagera mu mujyi. Ahangaha byari bitandukanye no mu cyaro aho uyu mukobwa yari yarakuriye. Hari ama etaje maremare, hari amatara, hari amamodoka meza cyane. Glory yafashe yashashi yarafite mu myenda, agerageza kwikaruma ngo utagaragara nkaho yibuze. Mu by'ukuri n'ubwa mbere arageze ahantu nk'ahangaha. Nuko ahangaha rero ubwo bari bamaze kuva mu modoka, Harrison yishyuye imodokari, arangije berekeza ku gipangu kinini cyane. Iki gipangu rero Harrison yarakomanze, hashize akanya igipangu kirifungura. Muri ako kanya kigifunguka, Glory yumvise atunguwe, yagerageje gufungura umunwa ariko nta jambo na rimwe ryasohotse. Ahangaha compound yari nini cyane kandi yari clean, hasaga neza cyane. Inzu nini yari iteye irangi ry'umweru, ifite ibirahuri biburiya. Baragiye rero barangije baca kuri ya nzu nini, barangije bageze inyuma bahagarara ku kazu gatoya. Aka kazu bahagazeho kari gafite icyumba kimwe, gafite salo ndetse gafite n'igikoni gitoya. Aka kazu rero uno musore yamwerekejeho twari twatuzu bita boys quarters, ya mazu abasore baba bakora mu gipangu bagomba kuba babamo. Nuko Harrison arangije bageze aho ngaho ku muryango w'ako kazu, arahagarara yitegereza Glory, arangije aramubwira ati ahangaha niho mba. Aya magambo yamubwiye ari kumusekera. Glory arangije yitegereza impande zose, ahangaha hari hasa neza cyane. Aramubwira ati nabonye akazi mu minsi yashize, ahangaha ngiye kujyamo aba nk'umusekirite. Aramubwira ati nyiri iyi nzu ni umuntu mwiza cyane, yampaye akazi arangije ampa n'aka kazu ngo njye nkabamo, kandi yambwiye ko ntazajya mwishyura. Glory yaramwitegereje n'amatsiko menshi cyane. Aramubaza ati nibyo? So aramubwira ati yego. Aramubwira ati boss wanjye aba mu nzu nini, abana n'umuhungu we umwe. Glory yitegereje ka kazu gatoya. Mu by'ukuri aka kazu ntago kari kanini, ntago ari inzu wari ushobora kwagereranya n'iyo nzu nini, ariko kuri we yabonye ari nkaho ari palasi. Yari ifite inzugi zifungwa, yari ifite icyumba, yari ifite igitanda kiriho amashuka afuze, yari ifite igikoni, yari ifite igisenge gisa neza. Kuri we rero yumvise ari nkaho ageze ibwami. Mu by'ukuri ahangaha hari heza cyane kurusha aho yari ahoze aba. Ahangaha akazu yabagamo yari asanzwe n'ubundi aryama inyuma y'iziko, ariko ubu ngubu yarageze ku nzu agiye kuryama mu cyumba gisa neza. Bwa mbere mu buzima bw'umwana w'umukobwa yarasetse cyane yishimye. Mu ijwi ritoya cyane aravuga ati nimba Imana ari ibingibi yangeneye reka bibe. Harrison yaramwitegereje ahangaha, aramaze ati se urumva wisanzuye hano hantu? Umwana aramubwira ati yego mfite amahoro. Aramubwira ati ndumva niyumva ukundi kuntu gutandukanye nuko maze igihe niyumva. Iminsi ibiri bamaze kugera aho ngaho,
Gloria yaje kubyuka yumva umuhumuro umeze neza uturutse mu gikoni, arangije afungura amaso ye areba hafi aho ngaho hafi y'uburiri, abona izuba ryatangiye kurasa. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa yumvise agize amahoro muri we, arangije azamura amaboko atangira kwinanura. Bwa mbere mu myaka yose yari ishize yari yumvise aryamye neza mu mahoro, atari kumva urusaku, atakubiswe ndetse adafite ubwoba. Arangije yarasohotse ava mu cyumba yerekeza mu gikoni. Ahangaha rero hari Harrison ari guteka bya mu gitondo. Asuhuza Harrison amubwira ati waramutse, nuko Harrison arangije arahindukira n'inseko ari kumusekiramo gakeya, aramubwira ati waramutse Glory. Aramubwira ati ndarimo ngukorera ibyo kurya bya mu gitondo, nizere ko wasinziriye neza. Umukobwa aramubwira ati yego nasinziriye nk'uruhinja. Bose uko ari babiri bahise baseka aho ngaho. Nuko bamaze kurya ibyo kurya bya mu gitondo, Harrison yaramubwiye ati itegure wambare neza, ndashaka yuko uhura n'umuntu. Umukobwa aramubaje ati ninde? Nuko Harrison aramubwira turaza kumubona. Aramubwira ati wambara ibintu bisanzwe. Uwo mukobwa yahise ava aho ngaho asubira mu cyumba, arangije aritegura, arangije arasohoka ariko umutima uri gutera cyane. Bahise basohoka rero muri ka kazu ka Boy Scouters berekeza kuri ya nzu nini. Nuko ubwo bari bageze aha ngaha ku muryango, umuryango warafungutse. Aha ngaha hari hahagaze umugore mwiza muremure. Uyu mugore yarebaga neza cyane. Harrison arangije aramubwira ati waramutse neza ma. Umugore aramusubiza ati waramutse Harrison. Umugore amubaza ati ese uyu mwana w'umukobwa mwiza ninde? Harrison aramubwira ati ni Glory, umugore wanjye. Nuko wa mugore arangije yitegereza Glory, aramubaza ati uyu niwe mugore wawe wari warambwiyeho? Aramubwira ati ni mwiza cyane. Arangije abaha karibu, arabwira ati mwinjire mu nzu. Nuko barangije bigira aho ngaho mu nzu. Glory akigera aho ngaho yabonye buri kimwe cyose gihenze, buri kintu cyose kirimo aho ngo gishayininga. Nuko wa mugore arangije yitonze afata ibiganza by'awa mwana w'umukobwa Glory, arangije aramubwira ati Glory urakaza neza, nahise ngukunda. Aramubwira ati ufite roho nziza. Aravuga ati nishimiye ko Harrison akuzanye aha ngaha. Glory arangije araseka, aramubwira turakoze ma. Wa mugore aramubwira ati ushatse wajya unyita Mrs. Walker. Aramubwira ati wisanzure nta kibazo, ukeneye icyo ari cyo cyose wambwira. Nuko hashize akanya gato bari kuganira, bahise bava aho ngaho berekeza muri ka kazu kabo bari basanzwe babamo. Nuko muri uwo mugoroba ubwo Glory yari amaze guhanagura ka gakoni kabo gatoya, yaje kwinjira mu cyumba, arangije yicara ku buriri. Harrison yari yicaye inyuma ye nawe ariko ari nko kuri garderobe. Nuko wa mukobwa arangije ahamagara Harrison, ariko amuhamagara yitonze. Harrison arangije arikiriza. Umukobwa aramubwira ati ese nakubwira ikintu? Harrison arangije aramwitegereza. Umusore aramubwira ati yego wambwira. Arangije yitsa umutima, aramubwira ati igihe papa wanjye yanyoherezaga mu mujyi akumpaye, numvise ntaye icyizere, numvise ari nkaho anjugunye. Harrison ahangaha yahise ahaguruka yitonze. Ahangaha amaso yari yerekejwe uyu mukobwa. Umukobwa arangije aramubwira ati natekereje ko wenda uzaba mubi kumurusha. Natekerezaga yuko nitumara kugera ahangaha uzatangira kunsakuriza, ugatangira kunkubita, cyangwa se ugatangira kumfata nk'umucakara. Ahangaha aya magambo amaze kuyavuga, ijwi rye ryari broken ndetse yatangiye kurira. Ariko ntabwo yigeze ubikora. Wampaye amahoro, wampaye umwanya, waranyubashye ndetse uranantekera. Arangije yihanagura mu maso. Nuko umukobwa aramubwira ati nagira ngo ngushimire, warakoze, ntabwo noneho ubu ndi kwicuza kuba naraje aha ngaha. Aramubwira ati ntabwo noneho nkirakaye kuba papa wanjye yarakumpaye. Aramubwira ati noneho ubu ngubu ndizera ko wenda uyu nguyu ushobora kuba ari umugambi w'Imana. Afata ikiganza cye gake gakeya. Harrison aramwitegereza, aramubwira ati Glory ntabwo nzigira ngo babaza, njye ntabwo ndi ubwo bwoko bw'abagabo uri kuvuga. Yaba ati ese waba uzi ikintu? Njye naragukunze kuva kera, nagukunze nkikubona,
ndetse nari mfite ubwoba bwo kubibwira papa wawe, numvaga ashobora kurakara akanyirukana. Ahangaha Gloria yahise atungurwa, arangije aramubwira ati ariko cya gihe ubwo yambwiraga ngo mpitemo wowe aho kugira ngo ampe amafaranga, numvise bintunguye, ariko muri njyewe imbere nari nishimye. Ahangaha Gloria yarebye hasi, nuko Gloria aramubwira ati Harrison, ntabwo ndagukunda. Nuko Harrison aramubwira ati ndabizi. Aramubwira ati ariko nta nubwo ndi kuguhatiriza kunkunda. Umukobwa arangije aramubwira ati ariko ngiye nkunda uburyo untwara, nkunda n'uburyo unyitaho. Aramubwira ati mbona unyitaho nk'aho ndi umwamikazi, mbona unyitaho nk'aho ntari umuntu ukubangamiye. Nuko Harrison arangije araseka, aramubwira ati nyine gufata gutyo kubera ko ari kuri uri umwamikazi. Aramubwira ati nuko ahubwo warisanze muri parasitari nyayo. Gloria arangije arasekamo, arongera yihanagura amarira. Bwa mbere mu buzima bwe yari yumvise asa nk'aho agaragaye, asa nk'aho ahawe agaciro, ndetse bwa mbere mu buzima bwe yumvise ikintu cy'urukundo muri we. Muri we atangiye kwiyumvamo icyizere, atangira kwiyumvamo amahoro, ndetse atangira kwiyumvamo urukundo. Hashize ukwezi kumwe, ubuzima bwatangiye guhinduka. Uyu mwana w'umukobwa Harrison yatangiye kwiyumvamo confidence. Nuko umunsi umwe yari nimugoroba, ubwo yari gufasha wa muposi wa mugore Walker aho ngaho amufasha ibintu bitandukanye byo mu rugo. Umugore yaje kumuhamagara yitonze, aramubwira ati Gloria, ngwino wicarane nanjye akanya gatoya. Nuko Gloria arangije yihanagura intoki, yicara iruhande rw'uyu mugore. Nuko uyu mugore Walker arangije aramwitegereza, araseka, aramubwira ati uzi ko Harrison yambwiye ikintu cyiza cyane kikwerekeyeho. Gloria yitegereje uyu mugore, yumva ari confused ariko afite n'amatsiko. Yes, yarambwiye ngo uri umutetsi mwiza cyane, ndetse numvise mbikunze, ndetse ndi kureba nkabona umutima wawe ari mwiza, ndetse ndabona ko uri umwana w'umukobwa w'umukozi cyane. Urakoze ma. Ahangaha Gloria yamusubije n'amasoni. Wa mugore Walker arakomeza, aramubwira ati umutetsi wanjye afite urugendo, agiye kugenda, ndashaka rero uzaguma ngaho umusimbuye. Nakomeje no kuguhanga amaso, mbona ubikwiriye, ushobora kumusimbura ukaguma ahangaha. Ndizera neza ko uri umuntu nyawe wo gusigarana nanjye. Nuko arangije aramubwira ati ma, urakoze cyane, uri umuntu mwiza, Imana izaguha umugisha, nta nubwo nzi icyo navuga ubu ngubu. Nuko Mr. Walker arangije amufata ibiganza, ambwira ati mukobwa muto, ibi ngibi urabikwiriye, uri umukobwa mwiza. Nuko ahangaha rero n'amasoni menshi ndetse yishimye. Uyu mwana w'umukobwa arangije yihanagura mu maso, arambwira ati ma, nshobora kukubwira ikintu kimwe. Nuko umugore aramubwira ati mwana wanjye mbwira. Aramubwira ati nari maze igihe kinini cyane ntekereza, ese ni gute nshobora kubona amafaranga. Ntabwo ari amafaranga yo kugura imyenda cyangwa se kugura icyo ari cyo cyose. Nashaka kujya kwiga, nashakaga kurangiza amashuri yanjye, ndetse nkajya muri university. Nuko wa mugore arangije aramwitegereza, aramubwira ati mwana muto, urashaka kujya muri university? Mwana aramubwira ati yego. Aramubwira ati nagarukiye mu wa kabiri kubera ibibazo by'imiryango, ariko nkunda kwiga, ndumva ashaka gusubira ku ishuri. Nuko wa mugore arangije aramuhobera, aramubwira ati mwana wanjye, ndagukunze cyane. Aramubwira ati izo ni inzozi nziza, ndetse ndumva nkunezerewe. Gloria muri we yumvise yishimye, aramushimira, aramubwira ati mama urakoze cyane. Nuko ubwo rero yaramaze guhanagura igikoni aho ngaho, yahise avaho ku nzu nini yerekeza muri ka kazu abanamo na wa musore. Nuko ubwo yaravuye aho ngaho yahise agenda yirukanka, agenda ahamagara wa musore Harrison. Ahangaha agiye asakuza, ari excited. Harrison yahise asohoka mu cyumba, abona umukobwa arishimye cyane, aramaze ese ni biki? Ni ukubera icyo uri gusakuza gutyo? Harrison ntabwo ushobora kwizera ibyabaye. Aramubwira ati boss yambwiye ngo nshobora kujya gukora mu rugo rwe nkajya mutekera. Nuko Harrison arangije amubaza ati buretse gatoya, ibyo kuvuga ni ukuri cyangwa uri kunkinisha? Ndamubwira ati yego.
ndetse yambwiye ko buri kwezi azajya anyishyura, ndetse namubwiye yuko nshaka kujya muri university kwiga. Arishima cyane. Nuko Harrison arangije ahobera uyu mwana w'umukobwa aravuga ati uyu niwe mugore wanjye, uyu niwe mugore dukorana. Gloria arangije araseka aravuga Harrison witangira, aravuga ati wavuye kure cyane, wavuye mu cyaro werekeza hano mu mujyi, uva mu marira werekeza mu byishimo, ndetse uva mu gutereranwa none urimo uracelebratinga. Arangije araseka aravuga ati ndumva bimeze nk'aho ari inzozi. Aravuga ati ariko icyiza ni uko inzozi zitangiye. Nuko muri iryo joro bamaze kurya ibya nijoro, Glory ndetse na Harrison ntabwo babashije gusinzira. Umunsi wari wabaye muremure ndetse n'ijoro ryari ryabaye rirerire, ariko byari byiza. Nuko hashize akanya gatoya bacecetse. Glory arangije arahindukira areba Harrison, arangije aramuhamagara. Harrison, yes, ese nakubaza ikintu kimwe icyo ari cyo cyose wambaza? Glory arangije yitsa umutima, ese ni ukubera icyo utigeze unkoraho kumva nagera ahangaha? Harrison arangije aramwitegereza aratungurwa. Mu by'ukuri ntabwo yari yizeye yuko uyu mukobwa yamubaza icyo kibazo. Glory arangije arakomeza aravuga ati yaza kuba ari undi mugabo yari kubikora ijoro nageze ahangaha muri iyi nzu. Harrison arangije asa nkaho yeguka gake gakeya aregama aravuga ati Glory ibyo uvuga ni ukuri, abagabo benshi bari gukora ibyo ngibyo, ariko njyewe ndatandukanye. Ntabwo igihe nigeze nkuzana hano ngo ngukoreshe, nakuzanye hano kugira ngo ngukunde, kugira ngo nkwiteho, kugira ngo nkurinde. Arangije arapozingamo gakeya aramwitegereza mu maso aravuga ati Gloria, waciye muri byinshi, nabonaga akababaro mu maso yawe, ndetse rimwe na rimwe niyo uri guseka mbona akababaro. Ntabwo rero nashaka kukongerera ububabare. Muri ako kanya Gloria yatangiye kurira. Njye nifuzaga yuko uba ready, nifuzaga yuko ubanza ukankunda. Aramubwira ati njye nifuzaga yuko witegura muri wowe, umutima wawe wamara kuba witeguye, wowe ubwawe ukanyiha. Ntabwo nashaka kubikora kubera yuko ngo fosinze, nta nubwo nashaka kubikora nkaho hari ikintu ngomba. Arangije asa nkaho afata ibiganza bye aravuga ati nari mbizi neza yuko utigeze uhura n'umugabo wari wese mu buzima bwawe. Ndabizi neza ko waciye mu gisebo cyinshi cyane, waciye mu bwoba bwinshi, ndetse waciye mu gutereranwa kwinshi. Igihe rero papa wawe yakwirukanaga akakuma nkaho ntacyo uri cyo, hari ikintu cyangiritse mu mutima wawe. Glory arangije areba hasi, umutima we watangiye gutera cyane. Aravuga ati ariko Glory, uri umunyembaraga ndetse ntabusanzwe. Igihe cyose usumva umutima wawe ukubwiye ngo uvuge ngo yego, atari uko ngufosinze, ukumva ari uko ugiye kuvuga kubera urukundo, nanjye nzaba niteguye. Muri ako kanya Glory yatangiye kurira amarira menshi cyane. Mu buzima yari amaze bwose ntabwo yari yumva amagambo nk'aya ngaya. Umusore aramubwira ati Glory, ndashaka ko muri wowe wiyumva yuko uri safe, uri kumwe nanjye. Aramubwira ati tugomba kubakira ku rukundo, ntabwo tugomba kubakira ku bwoba. Nuko Glory arangije yihanagura amarira, arangije arasekamo gakeya aramushimira avuga ati Harrison urakoze cyane. Aramubwira ati wahinduye ubuzima bwanjye mu buryo ubwo aribwo bwose. Aramubwira ati muri njyewe numvaga yuko abagabo bose bameze nka papa, ariko wowe uratandukanye. Harrison arangije aramwegera, nuko muri ako kanya aramufata aramuryamisha, aramubwira ati mwamikazi wanjye ryama uruhuke. Glory yahise aryama, umutima we wuzuyemo ibyishimo ndetse n'amahoro. Bwa mbere mu buzima bwe yumvise ari safe, yumva afite amahoro mu biganza by'umugabo, atari uko ari umugabo we, ahubwo ari inshuti ye. Nyuma y'iminsi ibiri rero uyu mukobwa atangiye akazi kwa wa mubosi, kwa wa mugore, hari ikintu kidasanzwe cyabaye.
muri iki gitondo aho uyu mukobwa yari ari mu gikoni arimo ategura ibyo kurya bya bosi we, nuko agiye kumva yumva umuryango urakingutse. Akebutse abona umusore muremure mwiza cyane. Umusore yaraje ahagarara aho ngaho ku rugi aramwitegereza. Uyu musore yitwaga Daniel. Uyu musore akaba yari umwana wa mugore Walker. Nuko akimureba arangije araseka. Uwo musore aramubwira ati uri mwiza cyane. Gloria ahangaha yabashe nkaho abaye surprised. Umusore aramubwira ati mama yakumbwiyeho. Ahangaha uyu musore arakomeza atambuka gakeya aho ngaho mu gikoni ari na kwitegereza uyu mukobwa. Aramubwira ati mama wanjye yambwiye ko uri umukobwa mwiza cyane ndetse umukobwa w'umuhanga. Nuko wa musore arangije aramwitegereza ahera ku birenge ageza ku mutwe. Arangije ati wow girl. Aramubwira ati uri umukobwa ushyushye cyane, uri mwiza cyane. Aramubwira ati ndakeka Imana yarakuremye ku cyumweru mu gitondo. Aramubwira ati Imana ishobora kuba yarafashe umwanya munini cyane kugira ngo ikureme. Ahangaha Gloria yatangiye kumva asa nk'abangamiwe. Arangije areba hasi agerageza kwita ku byo yari ari gukora aho ngaho mu gikoni. Arangije aramubwira ati buriwe neza nyakubahwa. Ahangaha yamubwiye agira ngo asa nkaho yignoringa amagambo yarimo amubwira. Daniel arangije araseka. Aramubwira ati ntwongere kunyita nyakubahwa. Aramubwira ati ndi umuhungu usanzwe, ushobora kunyita Daniel. Gloria arangije azunguza umutwe. Aramubwira ati we nyakubahwa ntabwo nabikora, sinaguhamagara mu izina. Arangije wa musore arongera araseka. Aramubwira ati ufite ikinyabupfura cyinshi cyane, ndumva mbikunze. Nuko Gloria ntabwo yamushubije, ahubwo arakomeje arateka. Nuko hashize umwanya mutoya Daniel yahise ava aho ngaho mu gikoni arimo aseka. Nuko ubwo rero Gloria yaramaze guteka, amaze gutegura buri kimwe cyose, yasubiye muri ka kazu abanamo na wa musore. Ahangaha rero Harrison yaramutegereje yicaye hanze. Akimubona arangije amubwira ati urakaza neza mwamikazi wanjye. Aramaze ati se umunsi wagenze ute, akazi kari kameze gute? Gloria arangije amwicara iruhande, ariko mu by'ukuri isura ye wabonaga yuko afite ubwoba. Aramubwira ati Harrison hari ikintu cyabaye uyu munsi. Harrison aramubaza ati se niki cyabaye, ese waba umeze neza? Aramubwira ati yego umeze neza, ariko umuhungu wa bosi wawe Daniel yaje mu gikoni. Aramubwira ati hari amagambo yambwiye ariko numva ntabwo ari amagambo meza, numvise ambangamiye. Yatangiye kumbwira ngo ndi mwiza, atangira kumbwira ngo Imana yandebye ari ku cyumweru, ndetse arambwira ngo ntabwo nakagombye kumuhamagara nyakubahwa, nagombye kumuhamagara mu izina rye. Nuko Harrison arangije asa nk'asekamo gakeya. Arambwira ati oh Daniel ni umusore ukunda gukina cyane. Uriya musore arakina cyane, akunda kuvuga humura nta birenze. Ariko ahangaha Gloria ntabwo yasetse. Arambwira ati Harrison ntabwo nakunze uburyo uriya musore yarema ndeba. Uriya musore yandebaga nkaho ndi ikintu cyo kurya. Harrison arangije arasekamo. Arangije amfata ibiganza. Arambwira ati mugore wanjye mwiza humura nta kibazo. Arambwira ati Daniel ni kuri ameze, akunda kuvuga cyane, nta kintu kirenze cyangwa ikintu kibi ari gutegura, nta kintu yagukoraho. Nuko Gloria arangije yitegereza Harrison mu maso. Arambwira ati se ibyo no kuvuga uri sure? Harrison aramubwira ati yego ndi sure. Arambwira ati uriya musore nta bintu birenze. Arambwira ati ko naramuka arenze umurongo uzambwire. Nuko uyu mukobwa arangije amubwira ati okay nta kibazo, nimba ari kubivuze nta kibazo. Arangije araseka amusoma mu gahanga. Ariko mu mutima w'uyu mukobwa Gloria yumvaga hari ikintu kitameze neza. Uburyo yari yabonye uriya musore amwitegereza n'uburyo yabonaga amubwira ariya magambo, yabonaga hari ikintu kidasanzwe. Hari ikintu mu maso y'uriya musore Daniel cyatumye uyu mukobwa yumva adatekanye. Hari ikintu atabashaka gusobanura. Nuko hashize iminsi mikeya Gloria nanone yari ari hano mu gikoni ari gutegura ibyo kurya bya saa sita. Ntabwo yigeze abona yuko hari umuntu wari urangaho mu nguni wari urimo umwitegereza kuva yagera mu gikoni. Yari Daniel wa musore nanone. Yari yinjiye mu gikoni gakeya, arangije yegama ku gikuta mu nguni aramwitegereza buri kimwe cyose ari gukora. Nuko arangije amubwira turabizi ibi ngibi bimubwiye ari guseka.
ufite uburyo atekamo budasanzwe. Glory arangije arahindukira amusuhuza, aramubwira ati wiriwe neza nyakubahwa. Wa musore arangije asa nk'uyirengagiza uburyo amuramukijemo, aramubwira ati Glory, nahoze ntekereza, ntabwo nshaka guta umwanya, reka ngwe ku ngingo. Arangije arapozinga aramwitegereza. Ahangaha uyu mukobwa yararimo atekereza, ese uyu musore arashaka kuvuga iki? Daniel arangije aratambuka aramwegera, aramubwira ati ndagukunda, uri mwiza, uri umunyabwenge, ndetse uri n'umukozi, ndetse ntabwo ibi ndi kubivuga kugira ngo ngukinishe. Glory ahangaha yabaye shocked. Nyakubahwa. Umusore araseka. Umva, ndashaka guhindura ubuzima bwawe, ndashaka kohereza ku ishuri, ntabwo kandi nzakohereza ku ishuri iyo ari ryo ryose, ndashaka kohereza hanze ukajya kwiga hanze, kandi nibyo ushaka, haba London, Canada, aho ariho hose washaka. Nzaguha telefone nziza, nzaguha amafaranga, nzaguha imyenda, nzaguha buri kimwe cyose wifuza. Glory yahise ahagarara aho ngaho, yumva nta kintu yakongeraho. Daniel arongera aramwegera, aramubwira ati urimo urata umwanya wawe, uta umwanya wawe kuri uriya mukene w'umusekirite, ese uriya azakumarira iki? Nta kintu na kimwe azakumarira, ntazakugeza. Aramubwira ati nshobora kubwira mama akamwirukana akamuvana ahangaha. Aramubwira ati wowe nyemerera kugiye gukundana nanjye, ndetse ubuzima bwawe ntabwo buzongera kubaho nk'uko bumeze. Glory arangije yitsa umutima, arangije asubira inyuma ho gatoya, amwubashye cyane. Aramubwira ati nyakubahwa. Ahangaha yabimubwiye ijwi rye riri calm. Aramubwira ati ibyo bintu umbwiye ntabwo ndi interested. Daniel biramutungura. What? Umukobwa aramubwira ati njye umutima wanjye n'imbaraga zanjye zose biri kuba nakunze, ndetse biri no ku kazi kanjye no ku mashuri yanjye. Aramubwira ati ntabwo njyewe nshobora guca mu ubwo buryo bwihuse ngo kugira ngo nkunde ngere ku nzozi mfite. Wa musore arangije araseka cyane, aramubwira ati ntubwire yuko uri kuvuga kiriya gicucu, kiriya cyo ntazi ngo ni Harrison, ariko uri kuvuga ngo ni umugabo wawe, ahubwo wakagombye guterwa n'isoni yuko uri kumwe nawe. Ku myaka ufite wakagombye kuba uri ku ishuri, cyangwa se uri gukundana n'umuntu nkanjye, ntabwo wakagombye kuba uri gukundana n'umukene w'umusekirite. Nuko Glory arangije aramwitegereza, amubwira ati nyakubahwa, njye ntabwo ntewe n'isoni no kuba ndi kumwe nawe, njyewe ndi proud y'umugabo wanjye. Umugabo wanjye aranyubaha ndetse arankunda, ntabwo afite ubushobozi bwinshi ubu ngubu. Ndabizi neza ko umunsi umwe Imana izasubiza amasengesho ye, nawe akagira ubutunzi. Daniel arangije arahigima, aramubwira ati wa mukobwa we, urimo urarota, ntabwo ibyo bishoboka. Aramubwira ati nyakubahwa, jyewe mpitamo kubana n'umugabo unkunda kandi unyubaha kurusha uko najyana n'umugabo ufite ubutunzi ariko ushaka kunkoresha. Nuko wa musore arangije azunguza umutwe araseka, aramubwira ati ibyo uzabyicuza. Aramubwira ati wowe nyakubahwa, ntabwo ibi nzabyicuza. Aramubwira ati nimba gukunda umugabo wandwaniriye ari amakosa, aramubwira ati nta kibazo, ikizavamo nzakirengera. Nuko Daniel arangije aramwitegereza akanya gatoya, arahindukira ava ngo mu gikoni ariko arakaye. Nuko mu mugoroba rero ubwo Glory yari amaze gukora akazi ke, yaje kuva aho ngaho agaruka muri ka kazu babagamo na mugabo we. Harrison akimubona yabonye yuko acecetse, abona ko hari kitagenda. Mugore wanjye, uyu munsi uracecetse, bimeze bite? Nuko Harrison arangije aramwegera, aramubaza ati uyu munsi ko mbona ucecetse cyane, byagenze bite? Ese wameze neza? Nuko arangije aramwegera, amufashe. Umukobwa ararimo arira, amarira ari kumanuka mu maso ari menshi cyane. Nuko aramubwira ati Harrison. Daniel yongeye asanga mu gikoni, aramubwira ati noneho yatangiye kunsezeranya ibintu bitandukanye, yatangiye kumbwira ngo azanyohereza hanze kwiga, anyemerera amafaranga, anyemerera imyenda, ndetse atangira kumbwira ngo azahindura ubuzima bwanjye, ariko ntabwo nigeze mwemerera. Harrison arangije arahaguruka gakeya, aramubwira ati yambwiye ngo yakora ibishoboka byose akabwira mama akakwirukana kugira ngo anyegukane. Muri ako kanya Harrison yatangiye kurakara cyane,
ariko arikaruma. Arangije amaze ati ese wamusubije he? Umukobwa aramubwira ati namuhakaniye, namubwiye ko bidashoboka. Aramubwira ati namubwiye yuko ibyo bintu ari gusaba bidashoboka, ntanabyitayeho. Aramubwira ati namubwiye yuko nkwizera. Yabati ndabizi ko umunsi umwe Imana izadufasha ikaduha umugisha. Harrison hanga yaramwitegereje, aramufata aramwegereza, aramushimira amubwira ati urakoze cyane Glory. Aramubwira ati wakoze kumpitamo, wakoze kumpagararaho. Glory yarangije araseka, yihanagura amarira mu maso. Aramubwira ati wampagarayeho bwa mbere, nanjye nagomba kuguhagararaho. Muri iryo joro mbere uko baryama, barapfukamye barasenga uko ari babiri. Nuko umunsi wakurikiyeho rero Glory yarabyutse, abyuka azindutse, ariko umutima we wari uremerewe cyane. Yumvaga ananiwe muri we ndetse afite ibitekerezo byinshi muri we. Amagambo wa musore yari yamubwiye yakomezaga kuza mu mutwe we. Yagerageje kubyirengagiza, agerageza kumva ko atagombye kubiha agaciro. Ariko ahangaha yaje gufata umwanzuro, arangije yerekeza kuri ya nzu nini. Arangije n'ikinyamfura cyishe arakomanga. Wa mudamu waka arangije arakingura, ndetse yakinguye ahangaha ari kumusekera nk'uko bisanzwe. Aramubwira ati waramutse neza Glory ya mwana wanjye. Glory arangije aramubwira ati waramutse neza mama. Ariko ubwo yamusubizaga uyu mugore waka yabonye yuko uyu mukobwa atameze neza, hari cyahindutse. Arangije aramubwira ati ngwino twicara umbwire byagenze gute, ntabwo uri kugaragara neza, umeze nkaho wahindutse. Glory arangije arahumeka, yitsa umutima. Nuko Glory aramubwira ati ma nari nje kuvugana nawe. Nuko ahangaha rero uyu mugore yaramubwira ati wibabara, ngwino twicara umbwire. Rero bahise bicara aho ngaho muri saro. Aramubwira ati mbwira byagenze gute. Glory arangije aramubwira ati nibyerekeranye n'umuhungu wawe Daniel. Ahangaha aya magambo yaravuze ese atungura uyu mugore. Aramubaza ati si Daniel byagenze gute. Nuko aramubwira ati umuhungu wawe yagerageje kumpangamira, yambwiye amagambo yatumye numva ntatekanye. Atangiye kumbwira ngo arampa amafaranga, atangiye kumbwira ngo nindeke umugabo wanjye nkundane nawe. Yambwiye ngo azanyohereza hanze njye kwiga, arambwira ngo azampa ubuzima bwiza nindamuka mukunze. Ahangaha aya magambo yahise atungura uyu mugore nyirabuja. Arangije aramubwira ati yanambwiye ngo azakubwira wirukane Harrison ava ahangaha. Nuko uyu mukobwa arangije aramubwira ati ma ndakubaha kandi nubaha uru rugo, ariko ntago ushobora kwihangarira ibi bintu, ntago nagombaga kubicecekana. Nuko wa mugore arangije asa nk'acecetse akanya gatoya. Hashize akanya aravuga yitonze, arambwira ati Glory uri umukobwa mwiza kandi w'umunyabwenge ukwiriye ubuzima bwiza. Aramubwira ati wenda umwana wanjye yabonye imbaraga zawe. Aramubwira ngo ushobora kuba wamuha amahirwe. Glory ahangaha yahise atungurwa, yumvaga mu by'ukuri asa nkaho ari kuregera umwana nyina. Ariko none mama w'umwana yari atangiye guteretera umwana we. Munyumvire namwe, ahangaha wa mugore none yatangiye kumureba ari seriyeuse cyane. Aramubwira ati reba, ntabwo genda kukubwira ngo utume umugabo wawe umuti uko ariko kose, ahubwo ndagira ngo ubitekerezeho. Twebwe dushobora kuguha buri kimwe cyose wifuza, dushobora kukurihira amashuri, tukaguha imibereho myiza, ndetse n'umugabo wawe ashobora kubyungukiramo. Dushobora kumwishyura akagenda akagusiga. Aramubwira ati aya ni amahirwe akomeye kuri wowe, genda ubitekerezeho. Glory arangije arahaguruka gakeya, atangira gutitira ibiganza, ariko ijwi rye ryakomeje rifite imbaraga mu cyubahiro cyinshi cyane. Aramubwira ati ma ntabwo njyewe ndi ubwo bwoko bw'abagore, ntabwo nteye gutyo, ukuri kuntegereza ntabwo ariko nteye. Muri ako kanya wa mugore waka yaracecetse. Aramubwira ati nyakubahwa, ntabwo njyewe naje hano kwigurisha, nta nubwo nigize nshyingiranwa na Harrison kubera amafaranga.
aramubwira ati njyewe nagumanye n'uriya musore kubera yuko igihe isi yari yanteye umugongo we yarambonye kandi amagararaho. Aramubwira ati igihe papa wanjye yarantereranye antanze nkaho ndicyo ntazi yampaye agaciro. Uyu mwana w'umukobwa yatangiye kurira. Aramubwira ati ma njyewe mpisemo kureka akazi aho kugira ngo mbane n'umuntu ntakunda. Aramubwira ati ntabwo nzigira mpemukira umugabo wanjye, ntabwo nzigira mbirota ko wa mugore arangije afungura umunwa we. Ariko mu gihe ataravuga Gloria yahise azamura ikiganza cye. Aramubwira ati ma mbabarire cyane ariko byose birarangiye, nta kazi kanyu ngikeneye. Nimba umuhungu wawe adahagaritse ibi ngibi arimo tuzava ngaha muri uru rugo twigendere. Ntabwo jyewe nifuza kuba naguma ahantu batanyubaha. Arangije ahita ahindukira umukobwa ava aho ngaho muri iyo nzu yerekeza kuri ka kazi babamo. Ahangaha yagiye yihanagura amarira mu maso. Nuko ubwo Gloria yaravuye ahangaha muri iyo nzu umutima we wari mushya cyane, ntabwo yizeraga ibyo yaramaze kumva. Uyu mwana w'umukobwa rero umutima we wari uremerewe cyane ndetse afite agahinda. Ntabwo yumvishaga uburyo umugore yubahaga umugore mukuru nk'uriya yagerageza kugura umuntu nk'aho ari kugura umugati. Arangije yihanagura amarira, arangije yinjira ahangaha muri ka kazi wabagamo. Uyu mukobwa mu by'ukuri yakundaga Hudson. Nuko akinjira ahangaha mu cyumba muri ka kazi wabagamo, ahangaha yahuye n'ikintu kidasanzwe cyamutunguye atari yiteguye. Yahuye n'utubandozi tw'amadolari, amafaranga menshi cyane yarari aho ngaho ku meza. Akiyabona yahise yumva agize ubwoba, atangira guhamagara ati Hudson niki kijya mbere, niye wakuye aya mafaranga? Nuko Hudson arangije arahaguruka yikarumye, arangije yitegereza umugore we. Aramubwira ati mukundwa ngwino wicare hasi nkubwire. Nuko Glory arangije aricara ariko amaso yakiyerekeza kuri ya mafaranga. Aramubwira ati Hudson mbwira aya mafaranga wayakuye hehe? Nuko Hudson arangije araseka. Aramubwira ati aya mafaranga nayo nabitse kuva kera, nakoraga nyabika gake gakeya. Aramubwira ati aya mafaranga nayabitse kuva kera mbika duke dukeya, ndimo rero ndashaka gutangira business yanjye. Aramubwira ati izi nizo zari inzozi zanjye kuva naza hano mu mujyi. Aramubwira ati rero maze kubona uburyo mfite umugore w'umunyembaraga, maze kubona uburyo mfite umugore nkunda, ndetse maze kubona uburyo wandifendinze, ndetse maze kubona uburyo wanze ubutunzi ukanga buri kimwe cyose ukampitamo, nahise nibwira muri njyewe yuko uri ikiza kuri njyewe, ndetse nibwira byanze bikunze yuko ukwiriye ibyiza, mbona yuko ukwiriye ibyiza. Glory ahangaha ntabwo yari muyizera ibyo ari kubona. Aramubwira ati none se aya mafaranga ndayakoresha iki? Aramubwira ati aya mafaranga ndashaka kugenda ukayishyura ishuri ukajya kwiga, ndabizi ko arizo nzozi zawe kuva kera. Aramubwira ati icyo ni ikintu nabonye ukunda kandi ushaka, ndashaka rero ko ukabya inzozi zawe. Fata n'amafaranga ugenda uyishyure ujye kwiga muri university, n'inzozi zawe yafate ujye ku ishuri. Ahangaha Glory yabuze ikintu yavuga, yarebye amafaranga, arangije areba wa musore, arangije avuga ati oya. Atangiye kuzunguza umutwe. Umusore aramubwira ati oya ngende seriye. Aramubwira ati Hudson oya oya. Ahangaha Hudson yatangiye gutungurwa. Aramubaza ese nukubera icyo udashaka amafaranga? Umukobwa aramubwira ati oya, izi ni inzozi zawe Hudson, aya mafaranga wayabitse mu mvune nyinshi cyane, washakaga gutangira business, none ugiye gufata business yawe uyibagirwa uyijugunye kubera njyewe. Umusore aramubwira ati ariko ndagukunda. Nuko umukobwa nawe aramubwira ati ariko nanjye ndagukunda. Ahangaha yahise amuvugiramo, noneho atangira kurira. Nuko aramubwira ati niyo mpamvu nashakaga aya mafaranga nyakoreshe mu buryo bwiza. Nuko umukobwa aramubwira ati Hudson njye nari mfite igitekerezo, dushobora kuva ahangaha tugashakisha akumba kamwe hanze, noneho tugatangira aka business, noneho aka business kamara gukura nkabona kujya ku ishuri. Bwa mbere uyu musore Hudson yahagaze imbere y'uyu mukobwa Glory,
ari serious cyane. Nuko arangije aramubaza ati se urashaka ko tuva aha ngaha muri uru rugo? Umukobwa aramubwira ati yego. Aramubwira ati ntabwo nshaka kuguma muri uru rugo. Aramubwira ati ntabwo nshaka kuguma muri uru rugo aho bosi wawe ndetse n'umuhungu we badufata nkaho ntacyo turi cyo. Dukwiriye amahoro Harrison, nubwo akaba arakumba gatoya ariko kakaba ari akacu, dufite amahoro. Nuko Harrison arangije afata ibiganza bye gakeya, arangije aramubwira ati Glory, ntabwo uri mwiza gusa ahubwo uri n'umunyabwenge, ndetse ntabwo usanzwe, ndetse uri buri kimwe cyose nasengeye. Nuko umukobwa arangije araseka, ayihanagura amarira mu maso. Nuko umukobwa aramubwira ati nanjye kuri njye niwe mugabo wenyine nifuza. Uko arangije aramwegera aramwitegereza, aramubwira ati warakoze kundwanirira. Undi aramubwira ati nzahora nkurwanirira. Nuko barangije barasomana, ndetse basomana buzuye urukundo, atari ukubera amafaranga ahubwo ari ukubera icyizere, ndetse ari ukubera ubumuntu. Kubera ko ari abantu babiri badafite icyo bafite, ariko umwe afite undi. Muri iryo joro bararanye, barapfumbatana, bumva buzuye urukundo. Ntabwo bigeze bavuga ibintu byinshi cyane, ahubwo bari bacecetse, bafite amahoro, ndetse basekamo gakeya. Nuko Glory yaje rero kumubwira mu ijwi ritoya cyane, aramubwira ati iminsi yacu myiza iraje. Ko Harrison arangije aramusubiza ati mukundwa, nibyo, ibyo utekereza nibyo, ibihe byacu byiza biraje, gake gakeya tuzagerayo, ndetse tuzagerayo turi kumwe. Nuko umunsi wakurikiyeho ntabwo Harrison yarari aho ngaho mu rugo. Glory yakangutse hakiri kare, atangira gukora amasuku aho hose, ariko umutima we wari uremereye cyane kubera ibiganiro yari yagiranye na wa mugore. Yakomeje gutekereza buri kimwe cyose. Yatangiye gutekereza imico ya wa musore Daniel, ndetse atangiye gutekereza ibyo wa mugore yamubwiye. Nuko ubwo yari yicaye ari kuruhuka, yumva umuntu arakomanze. Agifungura yatunguwe no kubona wa musore Daniel ndetse na wa mugore wa mubosi we Waka bahagaze aho ngaho ku muryango. Nuko wa mugore arangije aramubwira ati waramutse neza mukobwa wanjye? Aramubwira ati Glory, twari tuje hano kugira ngo apologize, tugusaba imbabazi. Wa mugore arangije yicara hasi, areba uyu mwana w'umukobwa, ndetse amurebana amaso y'impuhwe. Aramubwira ati utubabare kuri buri kimwe cyose, utubabare ku byo umuhungu wanjye yakubwiye, kandi nanjye mbabare ku byo nakubwiye. Twaribeshye cyane. Daniel nawe arangije aramubwira ati narahemutse, nari nibeshye cyane, ntabwo nari gutuma imyitwarire yanjye ituma nkwitwaraho kuriya. Aramubwira ati ariko ndi kubona neza uburyo uriya musore Harrison ari umunyamahirwe, uri umugore nyawe. Wa mugore wakarangije nawe aramubwira ati nibyo, uriya musore ni umunyamahirwe kuba gufite. Glory, uratandukanye, umugore nkawe biragoye cyane kumubona. Nuko uyu mugore arangije aramubwira ati twakwise umugore wacu. Ibi ngibi babivuze ari gusekamo, ndetse twarabishakaga, ndetse uri umugore wacu. Glory arangije araseka, aramubwira turakoze cyane ma. Aramubwira ati ntabwo ngifite uburakari, nababariye. Nuko wa mugore wakarangije nawe araseka, ariko arangije avuga ikintu kidasanzwe. Aramubwira ati uri umugore w'umwana wanjye. Murakanyagura yahise atungurwa. Umwana wawe? Ko uyu mugore Waka arangije araseka, aramubwira ati umwana wanjye ntugire ubwoba, humura uzabimenya mu gihe gitoya, uzabisobanukirwa.
nuko hashize akanya gatoya barahagurutse baramuhobera. Nuko muri uwo mugoroba Harrison yaje kugaruka ngaho mu rugo, ahangaha yarananiwe ariko yishimye cyane. Uyu mugore we arangije aramaze atese kuba mu gitondo wari uri hehe, arambwira ati nari ngutegereje. Nuko Harrison arangije amubwira ati mukundwa, hari ikintu ushaka kukubwira. Glory arangije asa nkaho agize ubwoba, amaze ati ushaka kumbwira iki? Nuko Harrison arangije afata ibiganza bye, arangije aramwitegereza neza, arambwira ati Glory umbabarire. Nuko Glory arangije aramubaza ati se uri gusabira imbabazi iki? Arangije uyu musore arahumeka yitsa umutima, arambwira ati umbabarire kuba narakubeshye. Muri ako kanya isura ya Glory yahise ihinduka. Kumbeshya? Wambeshye iki? Nuko arangije umusore aricara ndetse yicishije bugufi cyane, aramubwira ati uriya musore Daniel ntago ari umuhungu w'uriya mugore, ahubwo Daniel ni murumuna wanjye, naho uriya Mrs. Walker ntago ari boss wanjye, ahubwo ni mama wanjye. Glory yahise atungurwa, arambwira ati Glory ndakwinginze mbabarira, ibi nabiteguye kuva kera. Nari nkeneye umuntu nkunda atari uko nkundiye amafaranga cyangwa se ngo nkundire umuryango nturukamo. Nuko Harrison arangije areba hasi, arambwira ati nagiye mbabazwa inshuro nyinshi cyane, abagore benshi cyane bagerageje kunkunda ariko bambeshya bashaka ubutunzi bwanjye. Aba bose baragendaga iyo nahagarikaga kubaha amafaranga. Glory yaricaye aho ngaho yabaye shocked, yumva ibintu ari kumva bimutunguye cyane. Arangije amubwira ati Harrison wageze kure cyane, ntago wakagombye kunkora ibi bintu. Nuko Harrison arangije amubwira ati ndabyumva mukundwa, ndetse no kuba warakara ndabyemera. Arambwira ati ndakwinginze mbabarira, ndabizi birakubabaje ariko ndakwinginze mbabarira. Nuko ahangaha hamaze akanya gatoya bose bacecetse. Nyuma rero y'uko guceceka, Glory yaje guseka ndetse n'amarira menshi cyane. Arambwira ati nta kibazo ndakubabariye ariko hari icyo ngomba. Harrison arangije araseka, aramaze se ndakugomba iki? Aramubwira ati ugomba kungurira inzu ukangurira n'imodoka kubwo kumbeshya. Nuko Harrison arangije araseka, aramubwira ati ibyo ni utuntu duto cyane mukundwa, wowe bifate nkaho byabaye. Nuko Glory arangije nawe araseka, arasimbuka aramuhobera. Nuko Glory aramubwira ati Harrison ndagukunda cyane. Harrison nawe aramubwira ati nanjye ndagukunda cyane. Barahoberanye ahangaha, barakomezanya, barasomana cyane. Aba bombi uko ari babiri bari buzuye urukundo. Ahangaha ukuri kwari kumaze kugaragara, nta kintu na kimwe bari bafite cyo guhisha ndetse nta byo gupretendinga. Nuko amakuru rero yahise asakara. Ahangaha batangiye kwandika bavuga bati uyu musore Harrison yigize umusekirite w'umukene kugira ngo abone umukunzi. Nuko ubwo rero papa wa mukobwa Glory yumvaga amakuru, yatangiye kumva ataye umutwe, yumva ibyo yumvise biramutunguye. Arangije afata telefone ahamagara umukobwa wa Glory, aramubwira ati umukobwa wanjye ndakwinginze mbabarira. Ahangaha bivuze n'ijwi riri hambo. Aramubwira ati mbabarire nari nabaye impumyi. Aramubwira ati ntago nari nzi ko Imana izaguha umugisha bigeze ahangaha. Muri ako kanya Glory yaracecetse ntacyo yabwiye papa we. Nuko papa aramubwira ati ndashaka yuko step sister wawe agomba kuza aho ngaho mukabana aho ngaho mu mujyi, hano ibintu birakomeye cyane. Nuko Glory ni icyubahiro cyinshi cyane, arambwira ati oya ntago bibaho. Arambwira ati nakubabariye ariko ndashaka kuba kure yanyu wowe n'umugore wawe, ubu ndi mu mahoro, nababariye cyane mu nzu yawe. Aramubwira ati ushobora gukenera ubufasha,
ushobora kumpamagara, ariko ntuzongere kumpamagara umbwira ubusa. Arangije akupa telefone, arangije areba hejuru ati Yesu warakoze. Aravuga ati Yesu warakoze kuzana Harrison mu buzima bwanjye. Nuko hashize imyaka mikeya, Glory yaje kurangiza amashuri, aragraduatinga. Ahangaha yaragiye kuba umudokiteri. Harrison nawe yarari ahangaha yambaye ikositimu y'umweru yishimye cyane. Ubwo uyu mukobwa yatambukaga arimo ajya kuri stage, Harrison yarasetse, arangije aravuga ati uriya ni umugore wanjye, umugore wanjye ni mwiza cyane. Nuko nyuma y'ibirori rero baje guhoberana. Nuko Harrison aramubwira ati nejejwe no kuba ngufite my love. Glory arangije nawe araseka, aramubwira ati warakoze kunyizera. Ibi ngibi yabivuze ari kumuhobera cyane. Aramubwira ati warakoze kuri kimwe cyose. Aramubwira ati uri umugabo udasanzwe kandi uri umugabo mwiza kurusha abandi bose. Nuko Harrison nawe araseka, arangije aramubwira ati nawe uri umwamikazi wanjye ibihe byose. Nuko umugoroba umwe rero Harrison yaje gufata Glory, arangije binjira mu modoka berekeza ku muhanda umwe, umuhanda uri quiet. Nuko barangije binjira muri state imwe, bahagarara imbere y'inzu nini cyane, ndetse iyi nzu yari ifite gate iri golden. Nuko Glory arangije areba ku ruhande, aramaze ati ese nukuri iki turi hano. Nuko Harrison araseka, arangije amuhereza urufunguzo, aramubwira ati niyo mansion yawe. Glory arangije araseka, aramubwira ati Harrison reka gukina. Harrison aramubwira ati ndi serious, nakwemereye imodoka ndetse nkwemerera n'inzu, rero ngibi nabiguze kandi ni ibyawe. Arangije aramuhobera, araseka, ararira, ariko arira amarira atari agahinda, ahubwo ari amarira y'ibyishimo. Glory arangije yitegeza umugabo we Harrison, aramubwira ati nanjye ngufitiye amakuru meza. Harrison aramubaza ati se ni biki? Aramubwira ati nagiye gukora test kimwe cyashize. Aramubwira ati nasanze ntwite, ntwite inda y'amezi 3. Harrison yahise yumva yishimye cyane. Arangije aramubaza ati Glory uri serious? Nuko Glory araseka, aramubwira ati yego ntabwo ndi kugukinisha, ntwite inda yawe y'amezi 3. Aramubwira ati ugiye kugira umwana. Arangije Harrison arapfukama, azamura ibiganza, ashimira Imana, ashimira Imana kubwo kuba umukunzi mwiza. Aravuga ati nyagasani warakoze, warakoze kunzanira Glory mu buzima bwanjye. Arangije asoma inda ye, arangije abwira inda, aramubwira ati baby papa aragukunda. Glory arangije araseka ndetse atangira kurira. Ahangaha yari yibutse uburyo yabaye rejected, ariko noneho akaba ahindutse umwamikazi. Nuko arangije aravuga ati mu by'ukuri izina ryanjye ni Glory. Inshuti bavandimwe, ndabashimiye ku mwanya wanyu mwampaye kuva ku itangira kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Nizere ko iyi nkuru mwayikunze, nizere ko iyi nkuru mwigiye ibintu byinshi cyane. Nimba hari ikintu wakuyemo, ndagusaba ngo ujye muri comment section umbwire inkuru yakwigishije iki. Kandi koko nimba wumva iyi nkuru naguhitiyemo ari ingenzi, ndagusaba ngo uyisangize mugenzi wawe, uyisharinge muri groupe za WhatsApp, uyisharinge kuri stati yawe, kugira ngo n'abandi nabo bayigireho. Nawe mushyashya ntabwo nkwibagiwe, karibu kuri Behind Walls Tales. Icyo nagusaba no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo uyibashe kubona ubutumwa bugufi mu gihe nshyizeho indi nkuru. Mwakoze rero guhitamo Behind Walls Tales, nawe utaha. Ciao ciao, ndabakunda cyane.